Yesu ashimwe bene data, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Twongeye kwishimira kugaruka kubana namwe mu isengesho ifunguro ry'umunsi. Hanyuma turagira ngo dushimire Imana yaturinze, kandi dushimire Imana namwe yabarinze aho muherereye mu izina rya Yesu. Reka rero dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye, uri Imana yacu, uri Imana yumva gusenga, nta yindi Mana ihwanye nawe. Twemerere rero tuguhaye icyubahiro, tugushimiye uburinzi bwabaye kuri twe, ku bugingo bwacu n'imibiri yacu. Uwiteka wakoze. Tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rifite ubutwari, ijambo ryawe rirakiza. Kandi uhereye uyu mwanya n'uyu munota, Uwiteka Mwuka Wera umusobanuzi aze abane natwe. Tubisabye tubyize mu izina rya Yesu, amen. Tuvuge ngo amina cyane. Tugende mu misozi, haba ariyo tubabwira ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kujya mu muriro. Haleluya. Turagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, ibice byawo 21. Ibice byawo 21 duhere ku murongo wa mbere. Titire ravuze ngo Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Yiyerekana atya: Simoni Petero na Toma witwa Didimu na Natanayeli w'Ikana w'i Galilaya na bene Zebedeyo n'abandi bigishwa babiri bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Baramubwira bati, natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza abati, ntacyo. Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko barujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Haleluya. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati, n'umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Imana itugirire neza. Shaka kubabwira iri jambo Imana iduhaye. Hanyuma turashaka guhanura ubuhanuzi kandi bukomeye ku buzima bwawe, ku muryango wawe, kandi ukizera Imana ivuganira nawe mu ijambo ry'Imana. Ndashaka guhanura ijambo rivuga ngo Imana igutabare idahinduye inyanja. Haleluya. Ndashaka unyumve papa, nawe mama, musore nawe mukobwa. Shaka kuvuga ngo Imana igutabare idahinduye inyanja. Imana intabare idahinduye inyanja. Bivuze iki? Imana ifite imbaraga zo kugutabara idahinduye inyanja, idahinduye ikaritsiye, idahinduye umudugudu, idahinduye isibo, idahinduye akarere, idahinduye igihugu, ikagutabarira aho ngaho. Imana igutabare idahinduye inyanja. Imana igutabare idahinduye inyanja. Uwo muntu mwicaranye mubwire ngo Imana igutabaye idahinduye inyanja. Mu yandi magambo, iyi si turimo
igereranywa n'inyanja. Rero buri muntu muri iyi nyanja yitwa isi afite location, afite ahabarizwa. Birashoboka ko Imana yagutabarira aho ngaho. Imana birashoboka ko yagutabarira muri iryo soko. Birashoboka ko yagutabarira muri ako kazi. Birashoboka ko yagutabarira muri iyo garaje. Ariko ndasenze ijambo riramanutse. Ubuhanuzi buravuze ngo Imana igutabaye idahinduye inyanja. Imana igutabaye idahinduye inyanja. Duhereze Imana icubahiro. Bibiliya yavuze ngo uyu Simoni Petero we bari bababwiye ngo bagume mu mwanya umwe, ariko we biranga. Arangije ngo afata umwanzuro aravuga ati ngewe bamvanye ku nyanja, nararobaga kandi indobane ndazifite, inshundura ndazifite, hari utwo nisigarije, ngiye gusubira kuroba. Ndagira ngo mbabwire bene data, ntago Petero yari guhabwa umwuka wera agikenyereye ku ndobane, agikereye ku ndobane. Ndagira ngo ngubwire ngo wasenga utasenga, niba ugikenyereye ku ndobane ntago mwuka wera yaza. Ndagira ngo ngubwire ngo niba ugikenyereye ku ndobane nga Petero, warahishe inshundura ahantu cyari cyepa, ntago mwuka wera yaza. Ntago waba ukenyereye ku ndobane y'ubusinzi, indobane y'ubusambanyi, indobane y'urwangano, ngo wihanye kunywa inzoga ariko ngo runaka ntago akubamo, ngo wihanye kujya mu bapfumu ariko ngo ntuzareka suruduwire. Ndagira ngo ngubwiye ngo kandi uri gusenga ngo Imana iguhe umwuka wera. Ntago mwuka wera yamanuka, ntaho yanyura. Imana irashaka ngo n'izo ndobane nazo izikuvaneho, ubone wuzura umwuka wera. Haleluya. Ntago Imana yakuzuza umwuka wera ugifite indobane y'amashari, ugifite indobane iyo kureba abantu ngo uyu nuwaha. Ibyo ni byararangiye kera. Turi abana b'Imana, turi abana b'Isumba byose. Imana ishimwe. Imana irashaka yuko hatagira akantu na kamwe kakubuza kuzura umwuka wera. Iyambure byose, indobane uzisige, inshundura uzisige, ujye mu mwanya Kristo gushakamo, uzabona umwuka wera. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo baramubajije ati se ko tuzi ko twasize byose tukamukurikira kuri kuba mugiye kuroba, ibikoresho ubivana he, urabikura he? Arangije azamura gato arabereka bati muzabura ubwenge. Ngewe nubwo namukurikiraga ariko hari indobane nibikiye hano nyikenyereyeho, nguko yarakenyereye ku nkota yacishije abantu amatwi. Ariko ndagira ngo ngubwire ngo ntago Petero yari kuzura umwuka wera agikenyereye ku nkota, agifite indobane. Birashaka yuko izo ndobane Imana imanza yazimukuraho, hanyuma akongera akajya mu mwanya, nta bintu bimuhuze, nta bintu bimutesha umutwe, akuzura umwuka wera. Tuvuge ngo amen. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo Petero aragenda na Yohana ngaramukurikira, na Tomasi aragenda na bene Zebedayi. Hanyuma ngo bajya ku nyanja bajya kuroba. Ngo bagezeyo igitangaza kigiye kuba, cyangwa se ishano rigiye kuba. Ngo ntibagira akantu na kamwe babona, habe n'igikeri bafashe, habe n'umutubu wagiye mu ndoba. Ndagira ngo ngubwire papa, mama, musore, mukobwa, kubera iki batafashe kandi bari basanzwe aho barobera ariho banagiye? Ariko ndagira ngo mbabwire ngo icyatumye bataroba ngo bazibone, bari bavuye mu mwanya Imana yabashizemo,
kandi impamvu nyamukuru uyu mugabo Petero Yesu amuhamagara yamusanze ku nyanja aramubwira ati ngurikira uhereye uyu munsi ntabwo uzongera kuroba amafi ahubwo nkugize umurobyi w'abantu. Ndagira ngo mbabwire ngo ibintu byose mu isi y'umwuka byumvira umuremyi. Yesu ahamagara Petero, amafi yarumvaga, amasonzi yarumvaga, isambaza zarumvaga, kuko byose niwe wabiremye. Akimara kuvuga ngo ntabwo uzongera kuroba amafi, amasonzi, ahubwo uzaroba abantu, amafi yari yabimenye. Petero agarutse, zose zakoranyeho ziravugana, zabati dore wa mugabo bosi umuremyi w'isi n'ijuru yavuze ko atazongera kuturoba, none aragarutse aje kudushaka iki. Zose ziramukwepa, zose zirakwepa, akabura, abandi bakagira ute bakaronka. Ndagira ngo ngubwiye ngo nutajya mu mwanya Imana igushakaho, abandi aho bazungukira niho uzahombera. Aho abandi bazabonera umugisha wowe uzahabonera umwaku. Ariko iyo uri mu mwanya Imana yagushizemo, nawe uba umunyamugisha mu bandi banyamugisha, uba umunyamunezero mu gihe abandi banezerewe. Imana ishimwe. Bibiliya yavuze ngo iki? Iravuga ngo Yesu arabimenya, araza, amaze kuza ngahagarara ahantu yitegeye mu kibaya, aravuga ati bana banjye we, hari icyo mufite cyo kugira ngo mume? Barangira ati widushinyagurira. Ati se kubera iki? Titwakesheje ijoro ryose ariko ntacyo twafashe. Mu yandi magambo ni ngo kuvuga ati se n'ubundi mwari gufata iki mugiye munsize? Ndagira ngo mbwiye ngo icyo wakora cyose usize umuremyi wabyo, usize bosi ubitanga, wabona iki? Abantu bakunze gukora amakosa bagashaka ibintu kandi basize nyiri ibintu. Ntabwo ukwiriye gushaka ibintu kandi wasize ubitanga. Ntabwo waza kundeba kandi twavuganye ngo ngiye kugutiza injerekani yo kuvoma, hanyuma ugende unsize mu isantere kandi iwanjye harakinze, kandi injerekani iri mu nzu, kandi ngiye ufite urufunguzo. Nose urumva utazahera hanze ugategereza ngiye ufite urufunguzo kugira ngo ngutize ya njerekani? Abantu rero bakunze kugenda bagasiga nyiri ibintu inyuma, hanyuma bagahera inyuma y'urukinze, ariko ibintu birahari. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo mubanze mushake nyiri ibintu, hanyuma ibintu abiduhereze. Haleluya. Shaka nyiri ibintu aze aguhereze ibyo ukeneye. Naho mu gihe ushaka ibintu utari wabona nyirabyo, ntabyo uzabona, uzaba inyuma y'urukinze. Imana itugirire neza. Yesu arangije ababwira ati none mwajugunya urushundura iburyo? Bamubwira ati mwami, twebwe turi inzobere mu kuroba. Waba inzobere utaba inzobere, iyo Yesu ategetse byose biratungana. Iyo Yesu ahamagaye nta na kimwe kibura kwitaba. Uhamagara inyenyeri zikamwitaba, agahamagara ukwezi kucyitaba, agahamagara ibyo mu isanzure byose bikamwumvira. Ntago amafi yo mu nyanja yananirwa kumwumva. Ndagira ngo nkubwiye ngo ikibazo ufite kandi igisubizo cyawe Kristo yiteguye kuvugana nacyo. Igisubizo cyawe Yesu yiteguye kuvugana nacyo kandi akagihamagara kikumva mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo barangije ngo bahindura systeme, bajugunya urushundura iburyo. Ngo amafi ababana menshi cyane, ngo barasakuza cyane. Hanyuma ngo wamwigishwa Yesu yakundaga ubwo ni Yohana, arangije ngo arareba aritegereza,
aravuga ati nta wundi ukora ibitangaza ngibi ni Kristo. Ahita abwira Petero aravuga ati Petero we, waba uyu mugabo namumenye, ni Kristo w'i Nazareti. Petero ngo kubera ko yari yiyambuye, yambaye ubusa, ngo arongera ngo yijugunya mu nyanja, ariko Yesu aramubwira ati humura vamo, wambare wongere usubire hehe aho nakubwiye. Hanyuma ndagira ngo ngubwire ngo naho warorongoteye, naho wagiye gusayishiriza ibyaha, Yesu naho agusanzeyo. Ijwi ry'Imana rigusanze aho ngaho mu businzi, aho ngaho mu kabari, aho ngaho mu busambanyi urimo, aho ngaho mu matiku, aho ngaho mu manyanga yawe. Ijwi rya Yesu cyongeye kuvugana nawe ati ongera ufate umwitero, ongera ufate umwambaro wawe, wongere ujye aho navuganiye nawe. Ndagira ngo ngubwire ngo uwo mwanya hahandi bari baburiye, niho Yesu yababwiye ngo bajugunye, uretse guhindura icyerekezo bakavana ibumoso bagashira iburyo. Ariko inyanja ni imwe, ubwato ni bumwe, rushundura ni rumwe, ariko haje umuremyi wa byose, arategetse barafata. Narimvuze ngo Imana igutabare idahinduye inyanja. Yatabaye ababigishwa izi ntumwa ze, izitabara idahinduye inyanja, idahinduye ubwato, idahinduye urushundura. Izo mbaraga yakoresheje n'uyu munsi ziracyahari. Nawe wakire gutabarwa idahinduye inyanja mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye, uri data wa twese. Izina ryawe rishimwe, izina ryawe rishigwe hejuru. Ndagushimiye ko wumva gusenga, ndagushimiye kukoza imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Abana bawe twongeye guhembuka, udutabaye udahinduye inyanja. Ababyeyi ubatabaye udahinduye inyanja, basore n'abakobwa bongeye kumva yuko Uwiteka dukwiriye kongera kwambara umwenda waduhaye, tukasubira mu mwanya kugira ngo duhabwe umwuka wera wadusezeranyije. Urakoze kuri Imana yumva gusenga. Dusengeye abarwayi bakire, abafite uburwayi butandukanye mu izina rya Yesu. Iyo ndwara yawe dogiteri yananiwe, ndagusengeye ngo ukire mu izina rya Yesu. Ndagusengeye ngo ukire mu izina rya Yesu, uhereye none ukageza iteka ryose. Wakira ubuzima kubw'imbaraga z'Imana, kubw'imbaraga z'amasengesho. Urakoze Yesu, urakoze Kristo, kandi wumvishije gusenga kwacu. Tanga umugisha ku bantu bose bazadukurikira, bazumvira isengesho, bazafashwe naryo, kandi bazizere, ubakorere imirimo n'ibitangaza. Cyubahiro ni icyawe, bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Evangeliste Rusangiza Jean Dodier Dawidi bita Kajegerezo. Ndabakunda cyane. Shalom shalom, mugire amahoro kandi mugire ubuzima bwiza mu izina rya Yesu, amen.